wabaga wiyemeje nyine kurwana ubwo saa 11 n'igice nabaga ngezeyo ubwo rero bamenaga ntari noneho babasore baranyikundira simbibuka kuko uwamperezaga uyu munsi wamperezaga ejo akavuga yo dore wa mu minsi wacu yaje nyine byarabatunguraga cyane ngo mu minsi yaje kurangura inkweto kuko si bose ngo wagiye ureka ngo ukagurira hanze ngo nuko tuba twazifashe ntibamenye ko ntayabona urabona iyo ugiye mu rugo ubusenga ubugira gute niyo utararugeramo uvuga ati Mana uzampura ubyaro kuko ubona abantu benshi uburyo usanga mu nsengero batanga ubuhamya urubyaro rwari rwarabuze cyangwa se n'ubu ngubu mu nsengero nkavuga Mana kiriya gikombe ntuzakinyuzeho mo ndakwinginze uzamwana tuvuge ibintu bigenze bite ku kinahise kuko nakunda kubwira inshuti zanjye ngo mwijoro ry'ubukwe nzarara ntwise kirangira bitabaye ukwezi kwa mbere kurashira ndasara umva nkareba abandi ntangira kureba ubuhamya bw'abandi ngo ukuntu babyitwayemo ntimana ko numva ntazabishobora nari mfite ubwoba bwataje ibyo wiyakira biramutse bikubaye biramutse bibaye ubwo burayica noneho haje kuza abacuti bacu bageze mu rugo batangira kudusengera ngo Imana iduhe umwana ndavuga niyamaye nk'abantu ndavuga ntiwasa umwana biberetse ko nta mwana tuzabona nahoraga nipima nkavuga Mana wasanga urumva nko mu harenze nk'ibyumweru 2 narumubwiye ntinduba afite ikibazo kwa kundi umugore yihugishwa ibaze ibyumweru 2 nyuma yakako bamenya ntite nukuye akandeba biko akumera ndagomagara mu nshuti wanjye w'umuganga ndamubwira nukuri ndumva ntwite biki arambwira ati reka nze ngupime ugiye kwa muganga umugore barese mubwira ukuntu bimeze tugiye kwa muganga yabona kuhinda reka nze nawe arabinyereka neza ati akira nuramuka ayo matariki y'izina ya ntuzongera ibipimo ni sawa twese nibyabera havuye mu cyumweru kimwe ndipima biranga asanga ntabwo twite yego nyuma rero none ndagerageza kushaka andi test muri forme mbwira ukibona wipimye ubwo mva hashize icyo gihe usanga ntabwo twite wataye umutwe ariko abanyarwanda hari amagambo mabi tugira bikafekta umuntu mu buryo atazi ndabyibuka turiho turigera imyenda ya mariage mu nkuru yanjye uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe n'umugore mwiza cyane Jeannette Bahavu izina rimaze kumenyekana cyane hano mu Rwanda cyane by'umweko muri sinema hari filime yitwa Impanga n'izindi yagiye acamo ntabwo tuzigaruka cyane gusa tubaza kugaruka kuri ziri current. Jeannette Bahavu bimeze bite? Mu banyarwanda nko bisanzwe turavuga ngo tumeze neza na amahoro ariko na Jano bitameze neza. Arabura iki? Hari umwana ni inshuti yanjye ararwaye asima sinzi nabonye kuri status yanjye yitwa Deborah ubu ari muri koma n'ubu ndava hano mutenge kumureba ntabwo rero bimeze neza ariko turizera ko ari bukire. Reka tubyizeye gutyo icyambere ni ikizere mu buzima twifuza ko Deborah arakira bigende neza cyane. Mbwira sasa rero kumva izina rye rimaze kumenyekana Jeannette Bahavu uyu munsi uratambutse hano abadamu bose bati dore niwe disi niwe dokuntu agenda wabyumvise ubifata gute? Navuga ngo ni ikindi cyiza uwabonye gituruka ku Mana n'umugisha numwe mu migisha uba wabonye kuko hari uburyo izina ryawe yego rishobora gukura ariko ntiryishimirwe na benshi ariko uyu munsi nshima Imana kubw'izina Bahavu uburyo mbona abantu babifata badusapotinga mu bikorwa byacu n'umugisha. Kera ukiri umwana muto cyane cyangwa ukiri umukobwa muto wari ufite inzozi ki wari umeze gute
waharaniraga kuba iki? numvaga nzaba umucamanza Wa- cyangwa nkaba umunyamakuru, byose biranga birangira mbaye umukinnyi wa filime. Ntabwo gukina filime byo nta n'ibyo natekerezaga, sinari nzi uko bigenda, sinari nzi ko binabaho mu Rwanda uretse kureba nyine izo hanze. Ntabwo nari mbizi rero, urumva nkiri umwana ndumva nta n'izacagaho, ariko niga nko mu wa gatandatu primaire ndumva hari filime yacaga kuri televiziyo Rwanda ya ba Darlene, ntabwo nibuka ukuntu yitwa, ariko harimo umukobwa witwa Darlene, yari théâtre. Yego, ntabwo amaze igihe kinini, ariko ndumva nariga nyine primaire. icyo gihe ntabwo wigeze ugira inzozi zo kuba wakina filime? Oya, ni uko umunyamakuru, ko umucamanza? numvaga ari byo bintu byanjye, nkumva kandi nzabishobora, Yeah. ariko birangira ntanabishoboye. kuki utagiye mu itangazamakuru, utagiye muri ubwo bucamanza? Mu bucamanza bwo abantu benshi bendaga bambwira ko nshobora kuzanamo amarangamutima cyane n'iki, kandi ibyo bintu ubundi bidakwiye kubaho ku bacamanza. Ariko n'uyu munsi hari igihe bimfata nkavuga nti nzagenda mbyige, kuko ntabwo nabyize muri secondaire. Numvaga nzahita njya muri kwiga droit n'iki, birangira ngiye gufata section, byose byahise bipfa. Sinagiye muri journalisme, sinagiye muri droit, nahise njya muri tourism. Bibaye gutya. bibaye zero. Mbwira, nkubona mu tuntu twinshi cyane, nkubona muri filime ucuruza amarangi, twahavuye tubaza kubigira nkuzi mu mideli, nkuza mu kwambika abantu, mu gucuruza imyenda no mu bindi bitandukanye. Ibi bintu kubihuza byose byaturutse hehe? Byaje ejo bundi? Navuga ngo ikintu cyose iyo ntekereje ko gishoboka kumbyarira inyungu, ngikora ntazuyajije. Niyo mpamvu rero uzasanga uyu munsi ndi gukora ibi, ejo ndi gukora ibi. Nk'imyenda yo byari bimaze kugenda bingora, kubera ko gukorana n'abatayeri ntabwo biba byoroshye. Mpitamo ko nzongera kubisohora amahani yegera hejuru, nkabijyamo noneho mfite umwanya uhagije. Ariko guhuza filime nkahita nyihuza n'imyenda n'iki, mbona biragoye. Ndavuga ahubwo n'ibitekerezo by'umugabo wanjye ntitujye mu marangi, ubwo twayotse y'amarangi. Muba mugiye mu marangi? Njye ndashaka kumenya, ukiri umwana muto cyane. Natangiye gukora iby'ubucuruzi, nararangije secondaire, numva nari namaze kuba mukuru. Ariko nkiri umwana ntabwo ibyo bintu nabitekerezaga rwose. Nari nzi ko ngenda umwana mu rugo, mfite papa na mama bagomba kundeberera, ntabwo rero umva nabitekerezaga cyane. Nabitekereje maze kurangiza secondaire. Umaze kurangiza secondaire wacuruje iki? Nahise ncuruza inkweto, kuko ndayiza secondaire ntabwo nahise mbona ubushobozi bwo gukomeza universite. Ndavuga ngiye ngacuruza nshobora kwirihira universite, kuko nayize igice. Nahise nkomeza muri RTUs ngo nige tourism, ariko n'ubundi bikaba ari byo bindi ntakundaga still. Noneho amafaranga nabuze, numva it's okay. Mpita rero njya kurangura inkweto za Kimisagara, ntangira gucuruza inkweto. Nibwo nyuma yaho gatoya naje kwinjira muri sinema irampira. Tutarajya muri sinema, Kimisagara ndahazi. Kujya kurangura inkweto n'umukobwa w'inzobe gutya ipika, umukobwa mwiza, ugiye hariya nize wajyaga handi batera inkweto nawe? Ubundi sinzi uko ubu ngubu hubatse, sinzi ko bimeze. Icyo gihe byari 2014-2015 gutyo. Hari ukuntu bazana inkweto mu mifuka myinshi nyine bakazimena, none wowe ukagenda ukuramo izo ushaka, izo ukeneye. Murumva muri benshi mugongana n'iki. Rero nagize umugisha, ntangiye kujyayo. Bari abatipe n'ubundi, hari abatipe bagenda bagafata inkweto nyinshi, kuko ribo bafite n'imbaraga, bagahita bajya kuzigurisha hanze, bakazigurisha baje kurangura. Kandi ubwo urumva ntabwo nari mfite amafaranga avuga ngo ndagura izo hanze, nagombaga kwinjiramo uko bigenda kose. Niyambariye, nari mfite inkweto za boot zifite taro, yo ntabwo ari nini, ariko cya gitaro gikomeye ku buryo nko gukandagira wahita wegerayo. Wambaraga icyo kibuti? Nkambara icyo kibuti kugira ngo bataza kugukanda. N'ipantaro nyine bikomeye. Wabaga wiyemeje nyine kurwana? Ubwo saa 11
11 n'igice nabaga ngezeyo. Ubwo rero bamenaga mpari. Noneho b'abasore baranyikundira. Simbibuka kuko uwamperezaga uyu munsi wamperezaga ejo akavuga yo dore wa mu minsi wacu yaje. Nyine byarabatunguraga cyane ngo mu minsi yaje kurangura inkweto. Nkuko si bose ngo wagiye ureka ngo ukagurira hanze ngo nuko tuba twazifashe ntibamenye ko ntayabona ntayo nari mfite byagombaga ko make najyanye ndi bugende nkigiramo nkazifata baza no kubimenyera gutyo nyine ahubwo bakazijya bamfasha bangize umugisha nyine wo kubahurira ubwo n'abasaza banjye bazajya bamfasha kurangura nkagerayo numva ndi safe nta kibazo. Rero sasa rero iki gihe wajyaga mu nkweto tera hejuru wa mugani ukajya kuzifata umukobwa mwiza Miss wa mugani nta bwiza nta mafaranga numvaga nyine ari ibyanjye giti cyane ngomba gukora ntarebeye kundi uwo ari we wese nkumva kandi nta na kimwe bintwaye bipfa kuba biri mu mpereza amafaranga nta kindi nkumva nta kintu na kimwe kindi kiri kurare nabitekereza kuko kiye ngufatiye decision twari turi muri eglise ari dimanche pasteur umwe arabwiriza aje avuga ngo itinyuke nta kintu wakora ugifiteho umutima ushaka ngo cyange tushobora no gutangirira ku 5,000 bigakunda 10,000 birakunda biragoye ko umuntu yabona nk'ibihumbi 20 ntashobora kubibyaza umusaruro akagenda akabiguramo inkweto ari bwambare ejo zigasaza adafite n'ukuntu yagura izindi. Icyo urumva igitekerezo yazanye nanjye icyo cyose kimfata mu mutwe 20,000. Okay, ndagenda ngira sister wanjye nkurikira ndashaka 20 njye kurangura inkweto bo byarabasekeje na papa 20 bikora iki ndabwira n'ukuri nzabishobora kandi muzamureba nzubaka yine shop nini cyane ncururizemo inkweto babibwiye ugiye ngo babyemeye kugira ngo batamubaza bavuge bati ngaho irwaharize nkabwira n'ubundi nta kazi mfite nta kintu mbona namaze kujya mu interview menshi byaranze niki nta handi njye nshima Imana ariko cyane nkavuga ngo Mana warakoze kuba abantu baranyimye akazi iyo bakampa ntago mba nduyo nguyo kuko rabo bagahaye icyo gihe uyu munsi duhura bakiri hahandi rero kubw'amahirwe nyine nca muri iyo nzira byaremeze nk'ubutayu bw'icyo gihe ariko uyu munsi byaje kugenda neza cyane byaje kugenda neza ubucuruzi bwaje kugenda neza nabwo urabukomeza oya nese ninjira muri sinema winjira muri sinema ujya guta amahirwe yo kubona yo kujya muri sinema wayibonye gute ikintu gitangaje ninjira naranguje 20 bwa mbere njya gucuruza inkweto ninjira muri sinema kontra nasinye ku munsi bagomba kumeza 20 ku munsi urumva icyo kintu iyo ni kontra ya sinema filime ya mbere nakina kandi naho nari main wumve ngo nari gukina natwakinye hafi n'amezi 2 niyo 3 kandi ku munsi bagomba kumpereza 20 nari nzi ko serye mfite amafaranga menshi karaka yabo ibaza nawe nyine warakubiswe gize gute umva nise numva muri sinema kuki bahamenye mbere bariho nigira ariko mu by'ukuri abantu benshi nasanzemo bagendaga bambwira ko tinamahirwe wagize kuko ntago ari benshi byahiriye natwe tumazemo imyaka kuko umuproducer mushyashya asa n'ushaka kuzana impinduka muri sinema kabisa azamura abantu benshi kuko ntago yigeze ashyiramo star cyane ni muri filime yitwa Umuziranenge ariko ikintu cyiza yankoreye ngo ni Imana yasubizaga amasengesho yanjye yagira ngo nkundishe ikintu njemo ubu nise mvuge nti nta handi nzashakira ubuzima aha ngaho buraboneka muri sinema ugize gutya ubona 20,000 buri munsi none mbivuye mu rugo ngo bankastinze muri filime ngo navuga atari urarota uhora mu nzozi mpora mu nzozi kandi bampaye avance ntabwo bishoboka ubajya kuri Umuziranenge yankoreye umuti kuko yatumye nkunda sinema ujya gutya winjira muri sinema rero
sinema ukimara kwinjiramo niki cyagutunguye, niki navuga ngo wishimiye kugeza uyu munsi kwenza ibindi byose muri sinema? ni ahantu hungukira umuryango, hungukira inshuti nyinshi, ni ikintu ushobora gukora nabwo unagikora kuko ugikunda. Sinema ibamo imvune ariko yihishe itagaragara ako kanya, kandi imvune cyane iba kuri producer, iba ku banditsi, ariko nk'umukinnyi wowe ushinzwe gufata ibyo bakwandikiye ukajya imbere ya kamera nta mvune ubundi bibiremo, keretse ku muntu nyine ubiforsa nibwo biba imvune, ariko byari byiza kabisa kurenza utundi tuzi twose naragiye na applyingaho. Wagize gutya uwapurayinga mu tundi tuzi ntibyakunda, ntibakwemera kubona akazi. Uyu munsi uravuga uti Imana ishimwe ko batigeze bamakariye akazi. Uyu munsi bivuze ngo sinema wayibonyemo byose wifuzaga cyane. Bahavu muri ibyo ngibyo harimo no kuba umusitari. Kuba umusitari biroroshye? Ntago byoroshye, abenshi babona byoroshye ngo ugise ngo birimo bishatse sinabigeraho, ntago byoroshye. Hari kubona amafaranga ahubwo wabishatse byakorohera kuko wakora cyane amafaranga akaza, ariko kubona izina ukaba umustar biragoye kurenza kubona amafaranga, kuko hari benshi bayafite banayashoramo bikanga iryo zina ntaribone pe. Rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni umugisha. Ntabwo byoroshye kubona iryo zina, ariko mbwira none ko umusitari nyirizina hari benshi cyane bavuga bati birahenda biragora, ku giti cyawe bimeze bite? Birahenze biranagoye, ariko mu gihe nyine utarashobora kuvuga ngo ubonye imodoka yawe n'iki wikwishyiramo ko bigoye, ishyiremo ko ubuzima busanzwe, ubundi ibintu byose bipfira mu mutwe. Gusa nyine ikiba kigoyemo cyane ni ukuvuga ngo niba ari ibintu biba mu banyarwanda gusa, niba biba n'ahandi simbizi, kumva ko ngura musa ngo nabatega bisi wowe kuyitega ko muyihuriyemo, nyine ukumva umusa bamufashe nk'ikindi kintu. Ariko nyine ntabwo abasanzwe n'ubundi, ntabwo Bahavu utandukanye n'abandi, uri umusitari buri muntu wese akorera kuri televiziyo ye, uri umuntu umusoro utanga ni nk'uwabo, buri kimwe cyose. Ubundi umusitari nyine uzasanga niyo mpamvu bamwe banagira amadepression kugira gute, kubera iki abantu babashyira mu wundi mwanya utagakwiye, bagatuma umuntu atakiyumva nkawe, ahubwo ashaka kuba undi muntu wa wundi bahora bavuga bagira gute, ariko ubwo buzima buragoye. Rero kugira ngo bitsinde nuko buri wese ukubwiye ikintu ngo nawe basita ngo bagenda muri bisi wowe kwigendamo, hari no bikubwira kurusha imyaka, ku myaka yawe kucyo kiyigendamo. Ni ukuvuga dukwiye, niba watangira urwo rugendo emera nyine ko byinshi bizaza bigusitaze, ariko emera kubihagararamo neza. Mu Rwanda nkeka ko ari amakupure make akora nk'ibyo mukora biriya, abyaza umusaruro by'umwe ku imbuga nkoranyambaga mu buryo nk'uko mubigenza. Mwaje kwibaruka wowe n'umugabo wawe n'umukunzi wawe, duha urwo rugendo byari bimeze gute? Bwa mbere ukimenya ko utwite wishimiye ugeze hehe? Nyine nuvuye ngo byari urugendo rutoroshye, niko ubundi ibintu byose bitanya byari urugendo rutoroshye, gusa byari urugendo rushimishije. Urabona iyo ugiye mu rugo ubusenga ubugira gute, niyo utararugeramo uvuga ati Mana uzampura urubyaro, kuko uba ubona abantu benshi uburyo usanga mu nsengero batanga ubuhamya urubyaro rwari rwarabuze, cyangwa se n'ubu ngubu mu nsengero nkavuga Mana kiriya gikombe ntuzakinyuzeho mo ndakwinginze uzampa umwana. Igitangaje hashize nk'ukwezi kumwe ndavuga ni bya bintu ko bigiye kunje. Uratekereza ngo namara imyaka 10? Ibaze ukwezi kumwe nasemera nkaho ndwaye, tuvuga ibintu bigenze bite ku kinahise, kuko nakunda kubwira inshuti zanjye ngo mwijoro ry'ubukwe nzarara ntwise kirangira bitabaye. Ukwezi kwa mbere kurashira, ukwezi kwa mbere kurashira kugira ku kwezi, icyumweru cya mbere cyashize. Icyumweru ntabwo wabimenya, ni ukuvuga ngo ubimenye kenshi y'ukwezi gushize, nibwo nariwe ndasara. Umugabo wanjye ariko noneho warasaze, ukwezi kumwe kuko ariko gutesha ikibazo.
umva nkareba abandi ntangira kureba ubuhamya bw'abandi ngo ukuntu babyitwayemo ntimana ko numva ntazabishobora nari mfite ubwoba bwataje ibyo wiyakira biramutse bikubaye biramutse bibaye ubwo burayica sinjye warose ukwezi kwa kabiri ntwise nashimye Imana narishimye ku rwego utakumva tutarajya mu kwezi kwa kabiri muri uko kwezi kwa mbere bivuze ngo wageze naho wumva udasinzira wumva ubwoba bukwishe kuko nagize ubwoba nagize ubwoba nyine umugabo akankaruma urakabye ukwezi kumwe wese ni ibintu bisanzwe ko nyine nkumva nyine ntabwo bisanzwe noneho haje kuza abacuti bacu bageze mu rugo batangira kudusengera ngo Imana iduhe umwana ndavuga niyamaye nk'abantu ndavuga ntiwase umwana biberetse ko nta mwana tuzabona buriya ikintu wishyizemo ikintu cyose gishobora kuza gihita gikomaho ugahita utekereza ko ari wowe nawe kuki wasengeye umwana kandi hataragera ntabwo turarambirana wasanga kuko nta mwana tuzabona namutesheje umutwe biracika ku bw'amahirwe nyine ukwezi kwa kabiri kuza kugera mbona ndatwite ni ikihe kimenyetso cyakweretse ko utwite cya mbere cyakweretse ko utwite hari ibimenyetso bitandukanye nahoraga nipima nkavuga Mana wasanga urumva nko mu harenze nk'ibyumweru bibiri narumubwiye ntiduba mfite ikibazo kwa kundi umugore yihugishwa ibaze ibyumweru bibiri nyuma ya kwa bamenya ntwite n'ukuri akandeba akumera ndagomagara umucuti wanjye umwe w'umuganga ndamubwira n'ukuri ndumva ntwite biki arambwira ati reka nze ngupime ugiye kwa muganga umugore umva aretse mubwira ukuntu bimeze tugiye kwa muganga yabona guhinda reka nze nawe arabinyereka neza ati akira nuramuka ayo matariki y'izina yanyu ntuzongere ibipimo ni sawa twese njyewe warahavuye mu cyumweru kimwe ndipima biranga asanga ntabwo utwite yego nyuma rero none ndagerageza kushaka andi matest muri forme mbwira ukibona wipimye ubwo mva hashize icyo gihe usanga ntabwo utwite wataye umutwe oya koko yari yambwiye ngo rindira ukwezi kundi gushire nyine aravuga ati ngo aza gufata umuntu uhinda kandi koko ndahinda ntabwo nibaza uzikabona nifataga nkaho hashize umwaka mbese nari narasaze ahubwo ubwo nyine ndangije ariko abanyarwanda hari amagambo mabi tugira bikafekta umuntu mu buryo atazi ndabyibuka turiho turigera imyenda ya mariage sinzi umugore umwe waje arangije we yaramaze nk'amezi niba ari 3 mu rugo gutyo atajya nyine gutanga ubuhamya ukuntu yayize mu rugo n'iki ariko we adafite gahunda yo kubyara ava nyine bihaye igihe kingana n'umwaka noneho undi mugore avugira hirya ngo urasa n'utarashatse ngo kuko kugira ngo umugore ngo amenye ko yageze mu rugo nuko aba yabaye umubyeyi ngo udafite umwana muri urwo rugo butari umugore icyo kintu cyangiyemo ariko sinamenya ko nyine cyangiye kuvugwaho ku buryo nayo kigenda avuga abantu bavuga ngo ntago ndi umugore kuko utabya ngire ngo koko uwo ngo ahubwo umwaka ndibaza warashize ko washize imbere yacu ubu nafite umubebe gusa nyine we byari igihe bihaye kandi kirabahira rero nanjye urumva utwo tugambo n'icyo bikamfatamo nkabigira ibintu bya danje ugize gutya rero uza kwipima usanga byaciyemo uwo munsi waraye gute byemeze bite narasaze ngiribori ndatwite ari ikitwebwe n'ikitambwira nipimye tariko tiwapi murabo nyine ntabwo abyizeye twese tujya kwa muganga basanga nyine ndatwite wow nyine turishima ibyishimo guhera icyo gihe dutangira urugendo rwo kwitegura umwana uwo munsi wari umunsi udasanzwe
Ego. harimo abapfukama bagasenga bakibuka nyine cya gihe bagombaga kumara bamaze nk'imyaka 10 badatwite cyangwa wenda ubuzima bwe bwose akaba adafite amahirwe yo gutwita. Muri wo mu mutima wawe washimye Imana gute, wari umeze gute? Ntabwo navuga nashimye Imana gute, nyine narishimye ubwo nyine mpita numva rero ntangiye kwibaza nzabyara umukobwa nzabyara umuhungu gutyo. Ntabwo twasoza na Jeannette Bahavu, umaze kubaka izina cyane muri sinema. Ejo bundi nabonye igikorwa mwakoze cya Impanga Award, Impanga Series Award. Ni ibihembo navuga ngo bibaye ku nshuro ya mbere tubona abakinnyi ba filime bateguye igihembo nka kiriya. Tuari ibyo dusanzwe tuzi, ariko mu buryo bw'umwihariko mwebwe mwabikoze muhemba abakinnyi banyu. Ni ikintu navuga ngo cyiza kandi gikomeye, si tunoneho muri sinema. Iki kintu mwagitekereje gute? Twagitekereje kugira ngo twishimire igikorwa nyamukuru cyari kwishimira imyaka 2 tumaze Impanga Series iriho, hanyuma tugishyiramo no gushimira abakinnyi bacu, kuko twaje kureba nubwo abantu benshi batabikora, ariko burya kubanza gushimira umuntu wawe wowe uzi neza ko akora, uzi nyine buri kimwe kurenza undi wari wese wajya kutegura kumuhemba niki. Rero turavuga tubihereza agaciro, duhemba abakinnyi bacu. Niyo mpamvu twakoresheje certificate, dukoresha ama award, kuko bose ntabwo bari kubona award, ariko bose bari bakwiye kubona certificate. Rero nubwo buryo twagiteguyemo kugira ngo dushimire abakinnyi bacu, tunashimire n'Imana ko tumaze imyaka 2 dukora. Byeto bituma nibaza, Impanga imaze imyaka 2 ikinwa ica kuri televiziyo Rwanda, ica no kuri YouTube channel. Niki kidasanzwe navuga ngo wishimira by'umweko nk'umwanditsi wayo, nk'umuntu wayihimbye? Ikintu nishimira yego kidasanzwe ku Impanga, ikintu kidasanzwe nuko nagize abakinnyi beza. No kuvuga ngo nta plan B zagiye zibaho kuri buri character nagiye mpereza abakinnyi banje bimena. No kuvuga ngo umuntu atekerezaga byagiye bihura, ku buryo ntatekereje nk'umuntu ngo mushyiremo ngo ejo ngo script munanire, ejo bibe ngombwa ko avamo agire gute. Oya, urebye byari birimo Imana, byagiye bihura bituma n'Impanga nyine ifata. Rero ni ibintu nishimira cyane ko Impanga ntabwo yatinze kumenyekana. Mujya gutya rero mutanze ibihembo bya Impanga. Ndakeka ko byari byose wari excited kumenya ngo biragenda gute, ese bizagenda neza, ese abantu bazabyakira, ese tuzabona abantu. Mbwira ku munsi nyirizina mujya gutanga ibihembo byari imeze gute? Hari ibyo twabonye mu mafoto, abahaje mwarabibonye. Mbwira ku giti cyawe wabibonye gute? Byaraturenze, kuko ntabwo twari twizeye ko tukabona abantu bangana kuriya, abakunzi b'Impanga bangana kuriya. Byaradushimishije, ni igikorwa cyagenze neza. Mu kubitegura ntabwo byari byoroshye, byari bigoranyemo. Noneho no kugira ngo abantu babanze babyumve, kuvuga ngo nta bakinnyi babo nyine bagiye guhemba, nese ubwo bizagenda biti. Ku buryo kubona support byari bigoye, ariko bigenda neza, abantu baraza. Ntabwo twari tuzi ko rwose abantu turibona bangana kuriya, twaba tubeshye. Wenda ushaka kuvuga ngo nabakinnyi banyu bonye nimwe mugiye guhemba mu Impanga. Ntabwo ari nko kugonganisha abakinnyi? Oya, kuko nawe barabona ko nishimwe twari tugiye gutanga, kandi bose turabashimira ko ari abakinnyi beza bitwaye neza. Cyari igikorwa cyo kugira ngo dutange agaciro gakwiye ku mukinnyi. Ntabwo rero wari kujya kumushimira ngo ndashimira runaka byenze gutya utamuhaye award muri sinema imininga ibintu byinshi, sibyo? Ni igikorwa cyiza rero buri mukinnyi wese agomba kwishimira, nta kubagonganyesha. Navuga ngo niki kidasanzwe wishimiye muri event nyirizina, tutagiye mu bihembo gusa? Kubona abakunzi bacu nyine bangana kuriya byari birenze, byaranshimishije. Nashimye Imana cyane. Umukunzi navuga ngo wagukoze ku mutima kuva imyaka 2 yashira, cyane cyane mu Impanga. Uri umukinnyi wa filime, uri umwanditsi wayo. Ninde wagukoze ku mutima bitewe n'icyo yagukoreye cyangwa n'uburyo yakweretse ko akurikira cyane Impanga TV? Ni benshi, ntago navuga umwe, bitewe nuko hari abakunzi bacu guhera ku munsi wa mbere batwetse ko bakunda Impanga, bakatwandikira, bayendaga batubaza ibyo bikorwa bizabera he, bizenda gute. Nko kuvuga umuntu akava mu ntara
aje kwitabira kiriya gikorwa cyacu. Ibintu byankoze ku mutima cyane, byarandenze, ndetse mbona ko Impanga series ntabwo ari igikorwa kiri aho gusa, ahubwo hari abantu benshi gikora ku mutima. igikorwa ngarukamwaka cyangwa kirabaye birarangiye? Oya, ni ingarukamwaka, n'undi mwaka itariki nka ziriya n'ubundi wifuza ko kizagera hehe? Ishusho yo mu myaka iri imbere wifuza ko Impanga award igomba kwimeze gute? Icyifuzo cyacu tugomba kuyagura, ntibe kuri twe gusa ngo itugire umumaro twenyine, ahubwo ikagira umumaro sinema nyarwanda yose n'abandi bakinnyi batari mu Mpanga. Uyu munsi tukuzi muri sinema, ariko winjiye no mu bindi bikorwa bitandukanye, harimo amarangi, twanasuye abantu baraza kuhareba uburyo hameze. Iki kintu cyaje gute? Hari ukuntu nyine uba uri gutekereza ukavuga ngo ese ni iyihe kampani nakorera nk'umwana wanjye, n'ubundi yitwa Amoha Paint and Design. Hanyuma tuzakura gusanga nyine byaba ari byiza ko tumukorera ibintu by'ubwubatsi, amarangi. Navuga ngo dukora amapula y'inzu, harimo aba architecta, ndibaza mwabahabasanze, harimo nyine amarangi, tuzaza dukora interior designer, nyine ibintu bitandukanye ku bijyanye n'ubwubatsi. Rero twumva nicyo gikorwa cyiza twakora, ahubwo abakiriya nimuze mutugane tubahereza amarangi meza. Babwira hariho ni Remera, hano mu marembo neza ya polisi, muri etage hari irebana na polisi. I Remera utaragera kwa Rwahama, ubwo turuka ku Gisimenti utaragera kwa Rwahama, iyo uri guturuka Kimironko urenga kwa Rwahama gatoya hafi na Christus, utaragera kuri haruguru neza ya Christus. Ubwo nyine ku bantu mwifuza amarangi, mwifuza kujya gukoresha pla z'inzu, ubwo nyine naho ngaho imbere ya polisi urenze gato kuri stade, inzu iteganye neza na polisi. Nawe nta cyapa munashyiraho, gusa ari Liquor Store iyegeranye na Liquor Store neza. Yego, ariko kizaba cyagiye. Janet Bahavu, wakoze cyane kubana natwe by'umweko muri kino kiganiro Inkuru Yanjye. Reka nize kuzaduha ikindi kiganiro. Ariko ufite izina ryiza mu Inkuru Yanjye, inkuru ya Gerard, inkuru ya Janet. Ahubwo ubutaha ubwo tuzaza umuntu ajya yicara avuga inkuru ye. Rero byagenze gutya, ndamanuka hano ndazamuka, hanyuma ndatambika ngeze imbere bigenda. Gerard, nicyo tuba twifuza cyane. Nyine congratulation, ufite ubaza neza, nakubye ndabikubwira off mic. Yego, nyine ufite ikiganiro cyiza. Thank you. Kisangamo abantu bose. Uwiteka aguha imbaraga no kugikomeza cyane cyagure. Ndifuza ko tuzakorana atari imvura, ikiganiro kidacikamo, ariko n'ubu ntabwo byakabije cyane, ariko ubutaha bwo tuzagikorera bimeze neza. Hari ikizuba, ari ikizuba. Nubwo naza nkukorera iwawe, nta kuntu umusitari ubayeho, nka kuntu wita ku mubebe, ukuntu uri kumwe n'umugabo, urabinyemereye mu Nkuru Yanjye bize birajyanye beaucoup. Okay, tuzabireba, tuzayivugana. Thank you so much. Thank you. Kandi umukinnyi mwiza cyane, ibyo ngibyo nabikubwiye. Ubwo ngo n'abandi badukurikira baza kuduha commentaire batubwira kuri Janet Bahavu. Thank you.